Uyu munsi video ngiye kubakorera ni abantu bibaza ati ese mu Butaliyani haboneka akazi? Ese mu Butaliyani haba utuhe tuzi ku muntu uhageze akiri mushyashya ataramenyera, ese ni utuhe tuzi akora? So rero iyi video rwose ni iyawe niba uri muri abo bantu batekereza kuza mu Butaliyani kwiga cyangwa se kuza gutangira ubuzima bushya. Umva rwose iyi video ni iyawe, wicare umva ntihagire n'akantu na kamwe rwose utarutsa kuko rwose irakureba. So rero uyu munsi ngiye kubabwira ibintu by'ukuri, nabwiye ngo ntabwo nzabwira ibintu bitabaho, ni ukubabwira ibintu nawe ubwawe nuza uzabona ko bya bindi nakubwiye byose ari realite nawe uri kubibona, kandi nkakugira inama zizagufasha kuba wagera no mu Butaliyani ntutakaze igihe kinini wicaye. So rero hano ikintu cya mbere, ntabwo ukeneye kuba ufite diplome iri hejuru ku rwego rwo hejuru kugira ngo ube wabona akazi, kandi ntunakeneye igitaliyani kiri hejuru ku rwego rwo hejuru kugira ngo ukore akazi ka hano. Ndizera ko icyo kintu cyumvikanye. Mbere y'uko rero mvuga utuzi tuboneka hano mu Butaliyani, narababwiye ngo niba uri gutegura kuza mu Butaliyani, kandi si no kuvuga ngo ni no mu Butaliyani gusa, n'ahandi hantu Canada, Australia, Germany, Belgium, nyine ibihugu nyine bitandukanye hano ku isi, ukaba wowe uri kwapurayinga, ushobora kuba wenda warabonye visa cyangwa se ukaba uri muri process yo kuba wabona iyo visa cyangwa se uri muri process yo kwapurayinga. Ikintu ugomba kumenya mbere na mbere, ugomba kumenya ko akazi kose uzasanga muri icyo gihugu, akazi uzabona ugomba kugakora. Niba uri umumanager, niba uri umuntu ukora muri company runaka ukomeye, ntuzumve ngo nugera hano nabwo uzakora muri ya company ikomeye, uzaba manager nyine kwa kundi bisanzwe. Oya, hano utuzi twose icyiza, niba wenda umwe akora muri biro, undi agakora wenda amasuku, undi agakora hehe, ubundi range y'amafaranga aba ari imwe, usanga n'ubundi amafaranga aba agiye kungana. Rero niyo mpamvu nta kazi hano kabi kabaho. Narababwiye ngo nuza wikuyemo ubwirasi, nuza wikuyemo umwanya uriho w'ubuyobozi cyangwa se akazi uriho, position uriho, umve ko nyine uzaza kandi ukagira ubuzima bwiza, ugatera imbere kandi ukagira amafaranga menshi wasevinga. Ariko nuza uri mu myiryo, umva njyewe ntabwo kari akazi nagakora, njyewe dore nari nsanzwe nkuriye abantu runaka, ndi boss wabo, ntabwo nshobora kugira mu Butaliyani ngo nkore aka kazi. Umva barakubeshya, na ba bandi utekereza ko baba mu Butaliyani bamwe na bamwe wenda ari abayobozi, umva hano bakora utuzi rwose ngiye kukubwira. Bamwe na bamwe hari n'abagera hano bagahitamo kwiga, niba aje kwiga ntagire akandi kazi akora, ariko wenda yazarangiza kwiga agahita yitahira, ariko ayo aba ari amahitamo ye. Ubundi hano wemerewe kuba wakwiga, wamara kwiga ugakomereza hano ubuzima, ukazabona n'ubwenegihugu bwa hano. Ibyo byose biremewe. Hari abantu baba bibaza ngo ati ese ubu wenda nindangiza kwiga ntabwo Abataliyani bazanyirukana? Murabizi nyine hari ibihugu usanga iyo umaze kwiga rwose umva uhita utaha iwanyu, ariko hano mu Butaliyani wahamara imyaka yose ushaka igihe umaze kwiga, umva ukahashakira akazi. kandi nyine icyiza cya hano, uko ugenda umara igihe ni nako umara umaze gufata experience, umaze kumenya ahantu hari utuzi twiza kurusha ko ufite ibintu nk'ibyo. So rero ku isoko ry'umurimo rya hano mu Butaliyani, mbere na mbere nyine Ubutaliyani umva ufite amahirwe yo kubona akazi ufite amahirwe, ntabwo ari bya bihugu uzageramo usanga nyine ntabwo nyine byemewe kuba wanakora, ariko hano mu Butaliyani rwose wemerewe gukora, ndetse hari n'amahirwe yo kubona akazi. So rero nk'utuzi dukunda kuboneka cyane cyane hano, ni ukigera hano nyine bwa mbere nyine ukiri mushya, ariko uzi rwa rurimi rukeya. Nababwiye ngo niba uri gutegura kuza hano mu Butaliyani ukaba utazi igitaliyani, ukaba byibuze utari kukiga, ngo byibuze uzazimo gakeya, kuko umuntu wenda yakubwira ati uvuye he, ugasubiza ati se wenda ikintu runaka kiri hegerereye, ukaba wasubiza. Ndakubwiza ukuri ntabwo wahita ubona akazi hano, ariko iyo uje wariteguye byibuze uzi rwa rurimi rukeya, ndakubwiza ukuri umva iyo umaze kudepoza ibyangombwa uhita utangira gushaka akazi, kandi utuzi turaboneka cyane. Rero utuzi uzatangiriraho mu gihe ukigera hano,
ubundi akambere ni mu maresitora no mu mabare, usanga mu maresitora baba bashaka nk'abantu boza ibyombo, ari ako kazi bakunda kukita lavapiyati, nyine ugasanga wenda ushobora gukora nko mu gikoni, ariko akenshi ntabwo niba ugiye gukora mu gikoni uzateka, usanga n'ubundi ni ibintu muri rusange ubundi ni ibintu by'ubukirina, koza ibyo byombo, gukoropa, nyine nitwo tuzi usanga iyo ukigera hano ukora, ntabwo uzavuga ngo uzahita ugera muri biro cyangwa se ujye gukora ahantu runaka muri ofisi, ukigera hano byo biragoye rwose, ushobora kwiga ururimi vuba bigatuma nyine ugera ku nzozi zawe, nyine ka kazi wifuza, ariko impamvu nyine hano baba bashaka kugira ngo byibuze uzi rwa rurimi, ariko niyo waba utaruzi neza ariko ukaba uzimo gakeya k'agataliyani, ni ukugira ngo igihe wenda uri mu maresitora uri kwakira abakiriya, kuko hano n'abaseriveri nyine usanga akenshi abataliyani ntabwo bakunda nyine utuzi nk'utwo, usanga nyine abanyamahanga aribo bakunda kudukora, rero baba bashaka kugira niba ari nk'umukiriya wenda ugutumye ikintu akubaze nawe ubone uko wamusubiza, nyine namwe murabyumva. So rero umuntu umwe nzi yatangiye akazi k'uburavapiyati nyuma y'amezi 6, yari amaze kumenya igitaliyani kubera ko nyine yarakivugaga buri munsi, abo bakorana bakamubwira akantu gatoya kumva nyine ahise agata mu gutwi, umva nyuma y'amezi 6 rwose yari amaze kukimenya neza. Utundi tuzi rero uzabona ni utuzi bita polisiya, ndi kujya mbivuga no mu gitaliyani kugira ngo n'umuntu uri hano mu Butaliyani ukihagera mbese nyine yarashomereye atazi iyo yahera, ndaza kubabwira n'ahantu washakira akazi ubundi ukaba wakwapurayinga, kandi ikindi cya hano iyo wapurayinze bakaguhamagara, kuko hano haba amapurikasiyo yo kuba wakwapurayinga akazi, rero iyo baguhamagaye inaha ntabwo baguhamagara ngo nyine kwa kundi bya bindi byacu bavuga ngo urajya muri interiviyu ngo nuyitsinda ngo nibwo ngo baraguha akazi, hano ubundi baguhamagara baguhaye akazi, ahubwo wowe icyo baba bashaka gusuzuma ese umuntu ko twari tumukeneye tukaba tumubonye, byibuze azi gukominikana n'abandi, byibuze azi ka gataliyani azajya yifashisha mu kazi, nicyo kintu baba baguhamagariye nta kindi, ubundi hano baguhamagara baguhaye akazi. Rero utundi tuzi dukunda kuboneka nabwiye ngo ni polisiya rero ni utuzi ni ugukirininga muri rusange, ushobora kujya gukoropa mu masupamaketi, mu bigo by'amashuri, mu ma ofisi, mu bitaro, mbese nyine utwo tuzi urumva hano utuzi nk'utwo ngutwo, niba ari uko nk'abataliyani abenshi badakunda gukora utuzi nk'utwo, usanga nyine abanyamahanga aribo baba batwirunzemo aribo bari kudukora, ariko ni ukuri nubwo mwumva ngo turagayitse, ndabizi ko iwacu usanga nk'utu tuzi usanga bahemba amafaranga makeya dusuzuguritse, ariko imva niba uri kwifuza kuza hano ibyo bintu byikure mu mutwe ngo njye sinzakora aka kazi, ngo sinzakora akazi, burya iyo baguhembye ku kwezi nibwo uhita uvuga ati rwose aka ni akazi, ati aka ni akazi ahubwo niko nasabye, kuko nyine iyo baguhaye umushahara uri mu mayero bavuga ati rwose mva aka kazi rwose naragasabwaga, rero niyo mpamvu utakumva ngo njye sinzakora kariya kazi, sinzakora kariya kazi, kuko hano baragahembera, bazi ko hano abataliyani batapfa kukishoboza, rero niyo mpamvu abanyamahanga babaha agaciro mu bintu by'akazi, ntazagire umuntu ukubwira ngo abanyamahanga barabasuzugura, baragukoresha pe, baragukoresha hano baba bashaka kugira ngo amafaranga baguhembye nyine uyakorere, ariko ndakubwiza ukuri ntabwo bashobora gusuzugura, ahubwo ikintu wenda bawukorera ugomba kugakora bakakubaha nawe ukabubahira akazi kabo. Akandi kazi rero gakunda kuboneka abantu benshi bakunda guha nk'igitsina gabo, ni utuzi two mu marojisitike, mu amasitoke wenda y'inganda, guterura, gupakira, gutondeka ibintu runaka, urumva nyine ni ibintu biba bisaba ingufu cyane, usanga n'ubundi abantu benshi bakunda kudukora ni abagabo, ariko n'abagore ntabwo muba muhejwe, kuko niba wapurayinze wowe kuri apurikasheni baba bakubwira ati utu tuzi ni utu duhari, ubwo rero niba wapurayinze gupakira cyangwa se guterura imizigo bakazaguhamagara uzagenda nyine uterure. So rero ndizera ko utwo ni utuzi nyine tugenda tuboneka, ariko ntimwumve ngo ngewe rwose ngo kariya kazi mbikora mbwiye ngo njye sinagakora, oya ibyo bintu byikure mu mutwe, kandi ikindi kintu mugomba kumenya nk'umugabo uje hano
rwose cyangwa igitsina gabo kije hano mugomba kumenya kwiyogosha kuko ndakubwiza ukuri hano amafaranga yo kogosha kujya muri salo ngo bakogoshe aba ari menshi noneho ku muntu ukigera hano umva uba uzi nyine ko wazanye utuyero twawe dukeya umva noneho nk'umunyeshuri wenda buruse ntihitiza ako kanya wumva nyine byanagucanga rero ugomba kuza uzi kwiyogosha hari abantu benshi nzi nyine hano biyogosha ari abagabo so rero ugomba kumenya kwiyogosha niba uri umugore ukaba ukunda gusuka ukaba ukunda utumekapu ukaba ukunda gutera inzara ibyo byose ugomba kuza ubizi ukajya ubyikorera mu gihe uje utabizi rwose umva hano rwose ukaba nta mafaranga uzacupira kandi wari umuntu wikundira umva umucyo cyane rero niyo mpamvu ibyo byose niba hari ikintu ukunda kwikorera ku mubiri umva ngwino ariko uze ukizi neza kandi nabwo nubwo wenda ntawamenya ushobora gusanga wenda waraje uzi kwiyogosha ariko ukazabona salo nawe wogoshamo cyangwa se ukazabona salo usuka abandi cyangwa gutera inzara ukaba wakabona rero hano iyo uje byibuze uzi ikintu cy'umwuga rwose ndakubwiza ukuri nawe kiragufasha utundi tuzi rero dukunda kuboneka cyane umva uzabona no mu mihanda basirikira ni utuzi two kuderivaringa nk'ubu nkaba wenda nibereye mu rugo nkaba nshaka ibiryo urugero cyangwa nshaka pizza cyangwa nshaka ikintu runaka nkagitumira mu rugo hano haba hari amakampani atandukanye ariko ngewe kampani nkunda kubona ni kampani yitwa Glovo umva abantu b'abataliyani babinaha bazayibona abantu nyine baba bafite amagare bafite ibikapu byanditseho Glovo ni utuzi abantu benshi bakunda gukora ariko usanga abantu benshi bakunda kudukora ni abagabo abagore nabonye ni bake cyane ubundi abagabo nibo bakunda kuderivaringa kuko urumva ni akazi uba urakorana nijoro urakora igihe icyo ari cyo cyose nyine ukaba wagakora rero uba ukeneye igare ushobora no gukoresha skuta kandi ukaba ufite na apu ya telefone ushobora kuba utazi navuga ngo ukira ubundi ikintu ugomba kumenya cya mbere muri ibi bintu byo kuderivaringa niba ufite igare wenda ubu urugero ukaba ushaka kuzakora akazi k'ubuderivari kuko nako kabamo amafaranga ugomba kumenya Google Map ko hari umuntu ukubwira ati wenda urugero ndi i Remera kandi Remera ntaho uzi pe nyine ni nabwo wahumva n'iryo zina nibwo waryumva rero biba bisaba ngo ube uzi Google Map neza ariko n'ubundi no mu buzima busanzwe n'umuntu uje hano akantu ka Google Map agomba kukamenya mana we agomba kukamenya kuko Google Map nizagufasha ntabwo uzaza byibuze wenda ushaka kuzuza umuntu ariko umuntu ntabwo buri gihe azaba ari updated kuba yagufasha hari naho wifasha rwose ukajya ahantu nibwo bwa mbere uhageze ariko kubera Google Map ikagenda ukuyobora ukahagera rero Google Map nacyo ni ikintu kizagufasha cyane rero nk'abantu b'abanyeshuri cyane abanyeshuri cyane kubera ko baba basabwa n'amasaha makeya ubundi umunyeshuri hano aba asabwa amasaha 20 ku cyumweru iyo uyarengeje usanga ngo wishyura imisoro kandi imisoro aba ari myinshi rero umunyeshuri ategetswe gukora amasaha 20 ku cyumweru usanga rero nyine dukora amasaha make na part time ariko iyo urangije ku ntebe y'ubunyeshuri usaba ibyangombwa byo kuva ku bunyeshuri ujya ku byangombwa by'akazi ubundi ugatangira ukajya ukora full time ariko mu gihe uri umunyeshuri ugomba gukora part time y'amasaha 20 rero usanga nyine abanyeshuri benshi nibo usanga bari mu maresitora mu mabare mu supermarket umva n'ahandi henshi hatandukanye kuko nyine urumva ni utuzi bidasaba kugira ngo navuga ngo ukore umunsi wose usanga niwe resitora wenda niba ukora amasuku urakora kuva wenda saa 11 kugera wenda nka saa 3 sibyo ubundi nimugoroba nabwo uze kuza kuko wenda hari abantu baba banduje ahantu urugero niba uri umukirina banduje ahantu uba ugomba rero kuza nimugoroba bamaze gufunga n'ibiki byose ukaba wagira ute wakora akazi nyine ku buryo barajya gufunga iyo resitora hasa neza noneho hari n'abantu usanga bakora lavapiyate yandi yo koza ibyombo nabwo bakora kenshi usanga bakora mu gitondo bagakora nimugoroba kuko inaha abantu basohoka hagati mu gicamunsi umva baba ari bake pe baba ari bake rero icyo nakubwira
ntukihutire gufata amasaha menshi pe, ntukihutire gufata amasaha menshi hano. Hari igihe umuntu nyine ashobora kukubwira ati ngwino, wenda wagera mu kazi akakubwira ati rero hano urabona hari akazi kenshi, basi uzambabarire nkurengerezaho amasaha abiri. Hari igihe babigusaba, ariko burya uzibuke ko utemerewe amasaha arenze 20. Ikindi kandi n'amasaha menshi bituma n'amasomo yawe ushobora kuyica, kuko inaha narababwiye ngo iriya full scholarship iyo rwose utaje ngo uyikorere, kuyikorera ni ukwiga. Ubundi inaha ni nkaho wiga ukora, kuko iyo utize ntabwo wabona iyo scholarship, ariko iyo wizeye scholarship urayibona. Rero ushobora kuhugira mu kazi ugasanga ya scholarship nayo yarayibuze, kandi mu gihe wari urakora ka kazi ukaniga byose ukabona amafaranga ya scholarship, ukabona n'amafaranga y'ako kazi. So rero niyo mpamvu utagomba gufata amafaranga menshi, bishobora kuzanakugonganisha na nyuma, sibyo? Ugomba rero no gushaka akazi nyine hafi ya universite, kugira ngo ujye unabona n'ukuntu wenda utegura ayo masomo, noneho utegure n'akazi. Ariko nabwo bitanakunze, ubundi iyo ugeze hano ushobora kuba wenda utakwiga igare wo mu Rwanda, ariko ni na byiza kuba wakwiga igare, kuko igare hano rirafasha. Hano usanga amabisi ya hano atangira gukora bukeye, atangira gukora saa 12. Urumva saa 12 hari igihe ubona akazi nka ka saa 11. Rero iyo uzi igare biragufasha. Ibyo rero n'ako kantu ugomba kuzaza ukazi, kuko urumva nanjye naje ntarize, ariko ubu umva nsigaye nyine nararyize. So niyo mpamvu rero ugomba kuza hari utuntu nyine uzi. Ubundi nyine muri rusange utuzi tuboneka ni utuzi tw'amasuku. muri rusange amasuku, ushobora gukoropa, ushobora kujya mu resitora ukoza ibyombo, guseriva, navuga ngo ukira nyine ni utuzi bya bindi byo guterura ibiki, ni utuzi nyine twa tundi dusanzwe nyine turi hasi. Ariko ndakubwiza ukuri ntibizaguca intege ngo ni uko wumvishe ngo utuzi tuboneka ngo utahe ngo ugere rwose ngo umusicike intege. Utu tuzi duhemba neza pe, duhemba neza iyo wakoze amasaha menshi. Nka gutyo iyo wakoze amasaha 20 uba uri kuri renji ya 500 na 700 y'amayero, biterwa wenda n'ahantu ukorera n'ukuntu bahemba. Urumva rero 700 uyahembwa uri umunyeshuri, sibyo? Ku kwezi ugafata na ya buruse yo ku ruhande, byibuze ayo 700 yajya gufasha kwishyura inzu no kubaho nyine, no kubona ibyo kurya. Ayo buruse ukaba waba uri kuyisevinga mu gihe utarabona akazi keza. Ariko iyo uvuye ku bunyeshuri ukora amasaha 8 niyo full time, aho noneho umva ubuhembwa neza cyane cyane. Rero utwo ni two tuzi navuga ngo tuboneka hano mu Butaliyani. Noneho ahantu rero utwo tuzi, nk'umuntu uri hano mu Butaliyani, umuntu uzahagera akifuza kuba yakwapurayinga hano, ubundi ngewe application nkunda gukoresha cyane ni Indeed, ni iyitwa Indeed. Ndaza no kuyandika muri description, ku buryo uramutse wenda ushaka kuyandika neza uraza kuyireba. Ni Indeed, iyi application ibiha akantu ka i. Noneho hari indi yitwa Info Jobs, byose ndaza kubibandikira. N'indi yitwa Subito. Izo ni website ushobora gushakiraho akazi mu gihe ugeze hano mu Butaliyani, kandi rwose nta nubwo batinda. Ngewe nkigera hano namaze kumenya Indeed, cyakoze niyo nakoresheje, ariko narapurayinze ntazi Igitaliyani, ntazi iki, numva batangiye kumpamagara nyuma y'iminsi 3. Aha haba ari utuzi twinshi. Hari n'igihe baguhamagara hano bakaguha akazi, undi agahita aguhamagara, ugasanga wowe ufashe utuzi nka 2 ku munsi, kandi nabyo ntacyo biba bitwaye. Ubundi abenshi b'abanyeshuri usanga bakora mu gitondo bagakora na nimugoroba, ugasanga mu gitondo bakora 2 n'igice cyangwa 3, nimugoroba nabwo ugasanga bakora 2 cyangwa 3. Ndizera ko rero ahantu washakira akazi niba uri hano mu Butaliyani, ndaza kwandika muri description izi website zose, ubundi uzagira uzashakira akazi. Kandi ikindi, izi website iyo ugiye kwapurayinga ugomba kwatachingamo CV. Baranabikubwira nako, ushobora no kubaza n'undi muntu wenda muri kumwe uzi Igitaliyani, ugomba gushyiramo CV imeze neza. CV ya hano, niba ushaka gukora CV nziza, hari ahantu ugomba gukorera CV yitwa Europass. Iyo ni CV mpuzamahanga, ni CV ukora ukavuga ati nkoze CV nziza rwose iteguye neza. Niba rero ushaka gukora iyo CV, twabakoreye video ya Europass uko wakwapurayinga CV y'inaha. Ushaka kwapurayinga, ushaka kuyikoresha uri gushaka kuza kwiga, kuko no kwiga hari ahantu bagusaba CV, noneho cyangwa se ukaba wayikoresha uri gushaka akazi. So rero gutekereza akazi keza ukigera mu Butaliyani, ibyo ngibyo ntabwo
nakubwira ngo ntuzabitekerezaho ako kanya kuko nugera hano ntabwo uzahita uvuga ngo urabona akazi wari usanzwe ufite wenda uri mu Rwanda cyangwa se nk'umurundi uri kutwumva, hari abarundi bazi ikinyarwanda, so ibintu nk'ibyo. So rero kutiga n'igitaliyani nabyo ni ibintu bizagukoraho, ni ibintu bizagukoraho. Ugomba kuza uzi ururimi, umva uzi ururimi byibuze ntumenye rwa rurimi uvuga nk'umutaliyani, ariko byibuze ukaba uzi k'agataliyani gakeya kazagufasha kubona ako kazi. Nabwiye ngo ururimi ni rwo ruhatse ibindi, n'uba utazi ururimi rwose hano ntabwo uzaza ngo urahita ubona akazi. Uzicara ukwezi, umwaka, mu gihe udashize imbaraga mu gitaliyani. Ndizera ko rero ibyo ni amakosa abantu benshi bakunda gukora kandi batabizi, bakigera hano nyine ugasanga ni ibintu batazi. Noneho ikindi ushobora kuvuga ngo wenda nyine ndashaka akazi cyane, ndashaka akazi cyane, ukumva umuntu arakubwira ati ngwino nguhe akazi, ugasanga akazi baguhaye nta kontara, kandi nyine urumva ibyo bintu ntabwo biba bisobanutse, bishobora kuba byanagukoraho. Niba rero ushaka kwapurayinga akazi gaciye mu mucyo, apurayinga kuri Indide, hari amajanse, ariko amajanse yo ntabwo njye nigeze nyakoresha, nakoresheje Indide na Infojobs, ubundi ukaba wakwapurayinga kandi rwose birakunda. Birakunda cyane rwose. So rero ndababwiza ukuri, niba wowe ushaka akazi ukazagerageza ibi bintu ku muntu noneho ushaka kuza mbere, ukabanza ibi bintu ukabitegura neza, ndakubwiza ukuri uzaza. Kandi ni ukuri utu tuzi ndi kubabwira ntabwo ari utuzi tubi, ntabwo ari utuzi tubi. Icyo wowe uzakora ni ukuvuga ati ngenda kemeye, ndakakiriye, ngomba kugakora, pfa kuba kampa amafaranga meza. Rero niba uri gutekereza kuza mu Butaliyani, jya witegura gukora cyane, kuko hano ni ugukora rwose. Amafaranga baguha uba wayakoreye uba wayakoreye cyane rwose. Kandi ntugacike intege niba uri mbese niba wenda ugeze hano ibintu ntibigende neza, ntabwo ushobora kugera hano bitewe wenda nuko abantu benshi baza hano nta rurimi bazi, ugasanga nyine wese ucika intege. Wowe ntugacike intege, ahubwo shakisha ahantu amashuri, hari amashuri y'ubuntu. Nanjye hari ahantu naje niga ku buntu, hano hari ahantu baba bigisha abanyamahanga ko baba bazi ko twaje rwose tutazi ururimi. Rero hari ahantu baba bigisha igitaliyani, nicyo kintu ugomba guhita ukora ukigera hano bwa mbere. So rero niba wifuza kuza mu Butaliyani cyangwa gutangira ubuzima bushya, utu ni two tuzi. Umva nabagiriye n'inama y'ibintu wakora mbere y'uko ugera hano, ubundi nuza witeguye neza, nuza wizeye uvuga ati ngiye rwose akazi kari ko kose nzasanga mu Butaliyani nzagakora, ni ukuri uzakora ugere no kuri ka kazi keza wifuzaga, kuko uko umara igihe hano ni nako ugenda ubona utuzi twiza kurushaho, kuko na experience uba uri kwiyongera. Twa tuzi dutoya iyo ugiye gushaka keza uragenda ukabishyira muri CV, ugasanga bitumye ubona akazi keza. Rero niba ushaka andi makuru ku bijyanye n'Ubutaliyani, andika muri comment umbaze, ubundi ngewe ndahari rwose ku bwawe. So murakoze cyane rero, ntibagirwe gusangiza abandi iyi video niba ari umuntu ushaka kuza kwiga cyangwa se mbese ushaka kuza mu Butaliyani, akaba ashaka wenda kumenya ubuzima azabamo akigera hano, cyangwa se utuzi azabona akigera hano, musangize iyi video. So ntibibagire gukora like, ntibibagire gukora share. Ku muntu mushya rwose subscribe ukore ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification mu gihe nshyizeho ikiganiro gishyashya. So rero ndabakunda cyane, ndabakunda, ciao ciao.